Ndabashimiye ko muri kudutega amatwi cyangwa muri kudukurikirana kuri The Rwanda News TV. Mukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kwambuka ibiyaga turebe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ku mubano w'u Rwanda na Amerika ndetse n'umubano w'u Rwanda na AFC-M23. Ni umutwe w'inyeshyamba z'abakongomani ziharanira kwishyura ukwizana kwa muntu n'uburenganzira bw'abaturage, cyane cyane by'umwihariko abicwa agashinyaguro bazize uko bavutse. Ubwo ndavuga abanyamurenge baherereye muri iki gihugu cya Kongo. Ni inyeshyamba zavutse kwa 23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2012. AFC-M23 icyo gihe yari Rurankunda ndetse na Bosco Ntaganda, uretse ko nyuma haje kwiyongeramo Generali Sultani Makenga wari majoro. Ntabwo ibyo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kurebera hamwe ibaruwa yanditswe na The Wall Street Journal, akaba ari ikinyamakuru giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko gikunze gutangaza amakuru ya politike ndetse n'ibihugu bisa nkaho biri hasi ariko bigomba kugendera munsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha turaza kwifashisha inyandiko ikizwe hanze n'iki kinyamakuru. Mu ntangiriro barabanza bakandika ngo exclusive cyangwa se ibyihutirwa. Rwanda's Paul Kagame recently called Senator Lindsey Graham to help block potential White House sanctions over a broken Trump. Ikinyamakuru kiragira kiti Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahamagaye Senateri Lindsey Graham kugira ngo amufashe amuhuze cyangwa se ase nk'usaba imbabazi uburyo yangije cyangwa se atigeze ashyira mu bikorwa ibyo bumvikanye mu nama yagiranye na Perezida Donald Trump. Ati rwose Perezida Paul Kagame yahamagaye yinginga. Ibi akirangiza aragira ati brokered peace deal. Graham made the case. The sanctions were shelved. Ati Graham ikibazo rwose yaracyumvise kandi kigeze bukuru kwa Trump. Byagenze neza biremerwa. Ubu ngubu bisa nkaho igisubizo cyakemutse. U Rwanda nta bihano bagifatiwe. Ni ikinyamakuru The Wall Street Journal. Uko twagiye tubyumva mu minsi yatambutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirangajwe imbere na Donald Trump ndetse n'umuyobozi mukuru mu biro byo muri White House Marco Rubio bagiye batangaza ko u Rwanda rufasha AFC-M23 nyine uyu mutwe bakataka ndetse inzirakarengane zikahaburira ubuzima. Ibi byose ngo bikaba ngo bikozwe na Paul Kagame. Bamushinje byinshi ndetse benshi mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, abakunze kwitwa interahamwe, bagiye bapostinga bavuga ko Perezida Paul Kagame ari ugomba kwicwa cyangwa se ari ugomba gukurikira nyuma y'abagiye bafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bisa nkaho neza byagaragaye ko Perezida Paul Kagame afite ukuntu azi gutereta kandi agakoresha ukuri ibintu bye bikagenda neza. Ibyabaye bisa nkaho ni agaterera nzamba. Ikinyamakuru Extra Africa bivugwa ko ari ikinyamakuru cy'umuhungu wahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu nta wundi ni Jean-Luc Habyarimana, akaba umuhungu ndetse n'umwana wa karindwi mu muryango wo kwa Juvenal Habyarimana. Bivuga ko yashinze iki kinyamakuru agamije kugaragaza no gushyira hanze bimwe mu bikorwa by'u Rwanda bya Perezida Paul Kagame akora bitari byiza, ariko nyamara ugasanga ukibaza ngo birashoboka ko umuntu yamara umwaka akora ibintu bibi nta cyiza akora. No opposition nyine ntabwo twabitindaho, kandi ni nka bya bindi nyine ngo byaye umusore aramuvuganira.
yaba Jarike Habyarimana agiye kumera nka papa we? Ibi ntabwo tubitindaho. Perezida Paul Kagame by'umwihariko mu bitangazamakuru bikomeye bitandukanye muri Afurika no ku isi byakomeje kugenda byandika bivuga ko ashobora kuba yaragambaniye AFC 23 mbere y'uko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma yicwa, ngo cyane ko yari amaze kubona ko urugamba rwamaze gukomera ashobora kubigenderamo. Uko byavuga ku kandi niko abaherereye mu ndani muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bavuga ko u Rwanda rugomba kubabara kugeza igihe Perezida Paul Kagame yiciwe. Perezida akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga nta kintu yigeze atangaza, azwiho guceceka ibintu bye akabitegura pole pole. Ibi nta muntu yapfa kwitaza ngo ashyireho akadomo ngo yemeze neza ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame adafasha umutwe wa 23, cyane ko mu minsi yatambutse bigeze kubyemera bakavuga ko bafite imikoranire n'umutwe wa 23, ariko barabisobanuye nyine. Basobanuye ko uburyo bakorana na M23 ari uburyo bw'ubwirinzi. Ndabashimiye. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete Gilbert. Mugiye muri kunkurikirana kuri Rwandan News TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.